Ise mu ma live bamaze iminsi bavuze ngo yago ngo bamugira inama ngo gushinga channel Bombo Class. Bombo Class. Nubundi abantu benshi nago ndi bukuvuga izina wowe uriyizi wowe umuhanzi wirirwa ku bucana uvuga ubuso uvuga ubugambo ku ma live ya Instagram uvuga ubugambo sohora imiziki va mu matiko wiyita umuhanzi wa mbere ariko mbambona atari n'uwa mbere ngiye uyo mbirebye. So maze iminsi numvise ishigano yakoze kuri live ya Instagram vuga ngo yangiriye inama ngo gushinga channel Bombo Class. Ntuzamenyere rino zina ndimo ndakurabura. Ntuzamenyere rino zina. Do your stuffs, do your business, leave me alone. I am being honest with you. Maze iminsi nubisho umuntu avuga ngo yagiriye inama ngo yagonga akora yago TV show ngo nabanje ngo ndamuseka nabonye fucking titles. Do music or do whatever it makes you happy. Ariko izina yago yezereka nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi murushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda gerinde vangeza amakuru y'imyidagaduro, amakuru utasanga ahandi, amakuru abakikikana kugeraho amasaha 24 ku yandi. Ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show. So guys, ngira ngo ni amakuru y'imyidagaduro tugaruka buri munsi. Mukwiye no kuba mwamenya, mukwiye kuba mufite every time, every day, so every moment. Ngira ngo ni Bruce Melody ngira numwe magabo adashobora kuba mitangaza amakuru ngo nyamunda kubabwira. So ejo bundi twumvishe interview ya YAGO Pondati. YAGO agira umuntu abwira arabihisha, ariko abantu benshi barabimenya cyane cyane ko yavugaga cyane ama element cyangwa se ama character y'umwe mu mahanzi tuzi. Abenshi bahise bavuga ko marabwira Bruce Melody, gira ngo ni kimwe mu bintu nahoze mbona bizenguruka ku ma social media atandukanye, haba Twitter, Instagram, Facebook, n'ahantu henshi cyane byanavuzwe n'abantu benshi cyane batandukanye. So YAGO Pondati ngira ngo mwamumenye mbere nk'umuntu ukora kuri social media akaba umunyamakuru, akaba umunyamakuru anakora n'ibintu byiza. Abantu barabikunda, abanyarwanda barabikunda, bakunda uburyo yakoraga, biranamamara cyane, anafitanye ubucuti n'uwitwa Bruce Melody. Yarafite ubucuti bukomeye cyane, bari inshuti cyane, buriya no kabirebe kuri bari inshuti, hanyuma Bruce Melody ngira ngo kimwe mu bintu YAGO yamushinje cyane, avuze ko ngo n'umwe mu bantu barwanira kumusenya. Beef yajite nyuma yuko YAGO ahinduye uburyo yakoraga. Murabizi ko yakoraga nk'umuntu ukora nk'umunyamakuru kuri social media, kuri YouTube, akora muri ubwo buryo. Donc ari umunyamakuru nyine wakira abahanzi, utanga ama interview. Icyo gihe anakundana na Bruce Melody cyane, bari inshuti, then haza kubaho change. Tubona Bruce Melody, tubona YAGO atangiye kujya mu bintu by'umuziki, atangiye kuba umuhanzi, atangiye kuririmba, kuorganiza ama event, kuba yamurika album donc abaye umuhanzi arakora ibintu bye biranakundwa, birakundwa. Ngira ngo YAGO yakoze indirimbo zirakundwa. So rero ikibazo ahantu cyaje guturuka niho ibintu bisa naho bicangiye abantu. Ngira ngo bamwe nabonye bavuga ko yagakira umunyamakuru yarabanye neza na Bruce Melody, ndetse ko yigeze no kumugabira inka ngira ngo abantu mukurikira show business murabizi cyane. Atari ko kumugabira inka kwa YAGO yasaga naho yitegura neza kwinjira muri music, kuba umuhanzi. Yarakenerera umuntu umufata akaboko,
gufata akaboko, yarakeneye wa muhanzi nyine abona ko yamufata akaboko agahita amugeza on top, you know. On top. So bavuga ko rero ngo trick Yago yakoresheje kwari ukugabira inka Bruce Melody mu buryo bwo kugira ngo agire imikoranire na hafi, nk'uko basanzwe bakorana nk'umunyamakuru n'umuhanzi, then baza gukorana n'umuhanzi ku muhanzi abe yamwifashisha mu bikorwa bye bya music, amukenere mu bikorwa bye bya buri munsi. Ngira ngo niba nabyumvise neza, that's the point, you know. Niyo point, niyo sije, you know. Then biza kubaho rero ko Bruce Melody anyway, ntabwo nshaka kubijya detail cyane, gusa byabayeho ngombwa ko ibyo Yago yari yiteze muri Bruce Melody ariyo ya partnership atari byo yabonye, then bikaba bivugwa ko rero ashobora kuba ariho yahereye bimubabaza, donc bisa naho bimuciye intege kumva ko atagikoranye na Bruce Melody ukundi nk'uko yari yarabyiteze mbere, ahubwo hatangira kuzamo ikintu kimeze nka competition, you know. Competition ngira ngo hari live Bruce Melody yigeze gukora, avuga ko yagiriye inama yo gukora channel, donc kuguma nk'umunyamakuru wa channel, you know. Agaguma akikorera YouTube channel ibintu bya music agaza nabi, so ngira ngo niba Yago yarabyumvise nabi, kumva ko hari ukuntu wenda Bruce Melody atamushyigikiye mu bintu byo gukora music, atamusupportinga, ngira ngo ni kimwe mu bintu ateho comment ati ari umuhanzi. So ubona ko ni ikintu gisa na beef, irimo gututumba, ariko inahari, anyway, irahari, actually beef irahari, but personally ntago ngira ngo yagamaze kumvikana mu masaga menshi, personally namugira inama yo gukomeza, you know, nabe busy, ngira ngo yumvikanye atanga gasopo, ni byiza guheza umuntu gasopo, ariko nanone, you know, hari uburyo iki ushobora kumuha gasopo umwihoreye, you know, keep silence, ukikomereza staff zawe. So ngira ngo ni iki kimwe mu bintu avuga ko itangazamakuru ryagarutseho this week, cyane ku bahanzi, cyane kuri Yago. Nahoze mbona abantu bavuga ati se, you know, Yago azarira kugeza ryari, Yago akeneye kuruhuka, Yago akeneye kuba yaba busy. Ngira ngo ni kimwe mu bintu nabonye binavugwaho cyane. Personally nanjye navuga ko haba Bruce Melody haba Yago hari ikibazo muricara nk'abantu bakuru mukagikemura, kurusha guhereza itangazamakuru akazi, you know. Hari ukuntu umuntu muha akazi sometime katari necessary kuri wowe, ugasanga uramuha akazi. So navuga ko ni kimwe mu bintu byagarutsweho cyane muri iyi weekend. Nahoze mbona abantu benshi batandukanye, benshi from different corners babivugaho, you know. But personally nicare kabisa, bakora ibintu staff zabo fresh. So ni Fyve-tvrwanda, tugenda ku makuru abastar, amakuru bagezweho, amakuru utasanga. Ndakubwira ngo God bless.